Kwihagarika kenshi mu ijoro igihe nta mazi cyangwa nta kintu wanyoye mbere yo kuryama bishobora kuba ari ibimenyetso by'indwara zitandukanye zirimo kurwara umuyoboro w'inkari, diyabete, umuvuduko w'amaraso cyangwa kanseri ya prostate. Niba akenshi ubyuka nijoro kugira ngo ujye kwihagarika, birashoboka ko uri mu rwego rusanzwe rw'abantu bafite ubuzima bwiza nk'uko bitangazwa n'abaganga. Umuntu uri munsi y'imyaka 60 ashobora kwihagarika inshuro imwe nijoro kandi bikaba ari ibintu bisanzwe. Ariko kandi kugira ibibazo byo kwihagarika kenshi bishobora kuba ikimenyetso cy'indwara zitandukanye zirimo uburwayi bw'umuyoboro w'inkari, diyabete, umuvuduko w'amaraso cyangwa kanseri ya prostate. Ariko kuri bamwe bafite imyaka iri hejuru ya 70, kwihagarika inshuro ebyiri nijoro bifatwa nk'ibisanzwe. Ku muntu ugejeje imyaka 90 kuzamura ashobora kwihagarika inshuro 4. Ibi biterwa n'uko umubiri uba ugenda ugabanya umusemburo witwa ADH, antidiuretic hormone, ufasha umubiri mu kugumana amazi nk'uko tubikesha Daily Mail. Niba kandi kwihagarika kenshi biza biherekejwe n'ibindi bimenyetso nk'inyota ikabije, gutakaza ibiro cyangwa kutareba neza, bishobora kuba ikimenyetso cya diyabete. Naho kubabara mu gituza cyangwa kubyimba ibirenge bishobora kuba ikimenyetso cy'indwara y'umutima. Kugira ngo umuntu yirinde ibibazo, abaganga bemeza ko umuntu yakabaye agabanya kunywa ibiyobyabwenge birimo kafeyine, inzoga cyangwa ibirimo gaze mu masaha ya nijoro. Nanone kandi akwiye kwirinda gufata amazi menshi mbere yo kuryama. Urugero, kwirinda kunywa amazi nyuma ya saa 2 z'umugoroba bishobora kugufasha. Ariko niba ibi bibazo bidakemutse, ni ngombwa kwegera muganga. Ashobora kugufasha akakugira inama ndetse no gusuzuma bakareba niba nta bibazo by'umubiri ufite rusange, bigahagarikwa cyangwa bikavurwa byaba bihari. Turagushimira wowe ukurikirana Love and Life Rwanda. Turagushimira rero ko warebye ikiganiro kugeza ku musozo. Nimba rero iyi video yagushimishije, kora kuri like ibashe kugera ku bandi, kandi niba utariyandikishije kugira ngo ujye ubona ibi biganiro, nawe urasabwa gukora kuri subscribe, ugakora ku kazogera, ubundi ukaba uriyandikishije ukazajya ubona ibi biganiro mu ba mbere. Murakoze, mukomeze mugire ibihe byiza.